Ese byari byakubaho nko kujya kwegera abantu bari kuganira ukabona barakwishisha, cyangwa se abantu muri sosiyete ukabona baragufata nk'umuntu uraho, ukabona ntibaguha agaciro, mbese bakagufata nk'umuntu uciriritse muri sosiyete. Mu yandi magambo bakagufata nk'umuntu udafite ikintu yageza ku bandi kizima. Ibi ngibi ahanini biterwa n'imyitwarire yawe mu bandi. Hari utuntu dutoya ugenda ukora ndetse rimwe na rimwe ukabikora utanabizi, ariko bikakugaragaza nabi muri sosiyete, bikakugaragaza nabi mu bandi, ku buryo nta wakugirira icyizere, ku buryo bakubonamo nk'umuntu udafite akamaro, kandi burya icyo gihe biba byakurangiriyeho. Iyo utakaje agaciro muri sosiyete, aho uciye abantu bakuryanirana inzara, ntawe ukwizera, burya birabangama cyane. Aha ngaha ngiye kubwira ibintu 7 bikugaragaza nabi, bikugaragaza nk'umuntu udafite ubwenge mu ruhame cyangwa se mu bandi. Ibintu ndagira ngo ubikurikirane neza ndetse ubyumve, kuko burya uba ugomba kuba uri umuntu muzima, uba ugomba kuba uri umuntu uri smart, uba ugomba kuba uri umuntu abantu bafatiraho icyitegererezo muri sosiyete. Twihuse cyane, ikintu cya mbere kugaragaza nabi, kikugaragaza nk'umuntu udafite ubwenge muri sosiyete cyangwa se mu bandi bantu. Ikintu cya mbere kigaragaza umuntu nabi muri sosiyete, kigaragaza umuntu nkaho aciriritse, nta bwenge afite, ni ikintu cyo kuvuga menshi kandi utatekereje. Ikintu burya cyo kuvuga amagambo menshi kandi utatekereje gituma abantu baduta cyangwa se bibaza, bashidikanya ku ngano y'ubwenge bwawe, ku ngano y'imitekerereze yawe, mbese babona iri hasi. Ukifata ugasanga wafasha abantu, uri kubabwira ibintu udafitiye fact, nta bimenyetso ubifitiye, cyangwa se uri kubabwira inkuru kuzicurangura ibintu bidasobanutse, cyangwa se uvuga ibintu inkuru zitarangira. Ngira ngo mujya mubona nk'ukuntu umuntu akaza akavuga ibintu, akavuga nk'inkuru yava nk'Ikigali ikagera i Rusizi, ugasanga yihariye ijambo n'ibyo ababwira nta kintu kizima kirimo, ahubwo yababujije kuba bagira ikintu cy'igitekerezo batanga kizima, ahubwo avuga ibintu biri aho. Burya abo bibwira barakureba, bakakwitegereza, bakagusoma mu mutwe, bakabona ko nta kantu karimo, ndetse uzasanga bazajya bagenda bagucikaho buhoro buhoro, aho uzasanga uzajya nko kuvuga, waba uri nko mu bantu wajya nko kuvuga ikintu, ugasanga buri umwe aragiye, undi aragiye, kuko bagiye umwe kuri umwe, kuko baba bazi yuko nta kintu kizima ugiye kubabwira. Ibyo bintu buriya bikugaragaza nabi, bigaragaza nivo y'imitekerereze iri hasi. Hari n'abantu batajya babura urugero kandi rwababayeho kuri buri topic yose ibaho. Ugasanga niba bari kuvuga ibintu bigendanye n'amateka, ugasanga ufite urugero rwakubayeho kandi ugahita urubabwira. Baba bari kuvuga ibintu bya politiki, nabo ugasanga hari urugero rwakubayeho ugahita ubabwira. Baba bari kuvuga ibigendanye n'ubukungu, hose ukaba ufite urugero ugahita ubabwira. Mbese igihe cyose ugasanga nta gutuma abantu bavuga, ahubwo uhita uhimba ikintu cyakubayeho, cyangwa se ugahimba ibintu biri aho byo kugira ngo gusa ubabwire, ubabeshya. Burya bageraho bakakuvumbura, bakagucikaho, ndetse bakabona yuko nta kintu kizima uba ubabwira, utari sire y'ibintu uvuga. Ndetse burya umunyabwenge iyo ageze ahantu cyangwa se ari kumwe n'abantu barimo bavuga, burya umunyabwenge atega amatwi, kuko buriya abanyabwenge bagaragaza ko wowe ibyo uba ugiye kuvuga ububizi, ubusanzwe ubizi, nta kintu gishyashya byakungura. Ariko ibyo abandi bagiye kuvuga nibyo biba bifite agaciro, nibyo biba bifite akamaro, kuko bashobora kuvuga ibintu utazi ukagira ibyo wungukiramo. Niyo mpamvu umunyabwenge atega amatwi cyane, ndetse akishimira gutega amatwi kurusha kwishimira kuvuga. Ikintu cya kabiri gituma ugaragara nk'umuntu uciriritse mu bandi, nk'umuntu ufite ubwenge buri hasi mu bandi, ni ibintu byo gutongana kandi uvugira hejuru mu bandi, kandi ibyo ngibyo ukabikora ari utuntu dutoya tubaye, nta n'ikintu kizima kibaye, ahubwo akantu gatoya kakaba kagutera gutongana, kuvugira hejuru, usakuza. Burya biriya bintu bikugaragaza nk'umuntu uciriritse.
ahangaha usanga uyu ari wa muntu ukunda kujya impaka za ngo turwane kandi ku tuntu tw'amafuti. Mbese intego y'uyu muntu aba ari ukugira ngo atsinde buri bantu bari kumwe, niba ari deba bari kuvuga, we icyo abaharanira ntago ari ukugira ngo agire icyo yungukamo mu biganiro biri kuvugwa, ahubwo we icyo aba ashyize imbere ni ukugira ngo abatsinde, bumve yuko ari we muntu urenze. Ibi ngibi rero burya bikugaragaza nk'umuntu uciriritse. Ese ubundi uburwana n'iki gutsinda niba abantu bari kuguhakanya, cyangwa se wenda ukaba unabizi yuko ibyo bintu uzi ari byo, koko wenda bari kuguhakanya kandi ubizi ko ari byo, ubundi uburwana n'iki kugira ngo utsinde, ubundi wunguke iki? Ahangaha uba usanga ari wa muntu uba ushaka gutsinda kandi nta n'ibimenyetso bifatika afite. Uyu muntu nk'iyo muri kumwe muri kungurana ibitekerezo, cyangwa se muri abantu benshi muri kungurana ibitekerezo, we aba ashaka ko niyo mwamwereka ingingo zifatika zerekana ko agomba guhindura ibitekerezo ku kintu runaka wenda mwamugiye muri kumvikanaho ngo mukore, we icyo aba ashaka, icyo aba agamije ni ugutsinda gusa. Ntago aba agamije niyo mwamufite ibimenyetso bingana gute byerekana ko ari mu makosa, we icyo aba ashaka ni uko ataba ari mu makosa, icyo aba ashaka ni ugutsinda. Uyu ni wa muntu muri za mvugo z'ubu bavuga ngo ni wa muntu ufunze umutwe, ku buryo kumuhindura ibitekerezo biba ari ikintu kigoranye niyo yaba ari mu makosa. Kandi buryo umuntu muzima, umuntu utekereza neza, numenya yuko yakosheje, cyangwa se numenya yuko niba hari ibintu agomba guhindura atakoze neza, agomba kwiga akabihindura, akagendera mu murongo muzima, kuko burya nta muntu umenya byose, nta n'umuntu udacikwa rega kuba yagira akantu akora. Icya mbere ni ukumva yuko ugomba guhinduka mu gihe wakoze amakosa cyangwa se watekereje nabi. Ndetse uyu muntu iyo muri kuganira hari nk'ikintu muri kungurana ibitekerezo, we agendera ku buryo ateye. Hari umuntu burya uba ushaka kugira ngo mukore ibintu mu buryo atekerezamo, ndetse mu byo akunda, ariko mu by'ukuri atagendeye kuri realite ihari, atagendeye ku buryo buzima ibintu bigomba gukorwamo. Uyu nguyu rero ahanini iyo ababereye umuyobozi bwo muba mugushije ishyano. Ndetse uyu muntu uzasanga ari cya gihe ari umuntu ubuza abandi kuvuga, cyangwa se abuza abandi kugira igitekerezo batanga. Ugasanga kugira ngo atega abandi amatwi, ahubwo ahugiye mu bintu by'uburakari, mu bintu byo gusakuza, mu bintu byo kubwanuka. Abantu muri kumwe rero bahita babona ko mu by'ukuri uri umuntu uciriritse, uri umuntu ufite ibitekerezo biri hasi. Ndetse ikintu kizaranga uyu muntu ni cya gihe undi muntu mu gihe ari gutanga nk'igitekerezo ataranarangiza, ugasanga yise yitereramo ati ese nkawe uri umusazi, akoresha amagambo asesereza ndetse yumvisha abandi yuko nta bwenge bagira. Icyo gihe burya uba wagaragaje ko imitekerereze yawe nta kantu karimo. Ndetse abantu muri sosiyete uzajya kubona ubone batangiye bagenda bagushiraho gake gake, usange uri wenyine. Ndetse akenshi uzasanga uyu muntu ari wa muntu ukunda kugaya abandi bantu mu bintu bakoze cyangwa se banavuze. Uyu ni umuco mubi ukugaragaza nabi. Ikintu cya gatatu kikugaragaza nkaho uri umuntu uciriritse, nk'umuntu ufite imitekerereze iri hasi mu bandi bantu, ni ikintu cyo gukoresha telefone cyangwa se guhugira muri telefone mu gihe uri kumwe n'abandi bantu murimo nko kuganira, cyangwa se muri nko mu gikorwa runaka muhuriyeho. Iki kintu abantu benshi bakunda kugikora, ariko mu by'ukuri mbere na mbere iki kintu kigaragaza yuko utubashye abantu muri kumwe. Kandi burya nutubaha abandi nawe ntaho bazahera bakubaha. Reka. Ese wowe usohokanye n'abantu, mwagiye gutembera, muri kuganira, muri gufata kamwe, cyangwa se wenda muri kwiga ku mushinga runaka, hanyuma ufashe telefone uracase, reka sinakubwira, uratwawe. Ibi ngibi burya birabangama cyane, ndetse abantu muri kumwe bazagufata nkaho uri umuntu ufite imitekerereze iri hasi. Ushobora gufata telefone ari nk'umuntu uguhamagaye, cyangwa se wenda ari nk'ubutumwa bwihutirwa, ukagira vuba kandi n'ubundi unerekana yuko no kuba uri kuyikoresha bibangamye, ukagira vuba
niba ari message uri gusubiza ugahita ugira vuba vuba, niba ari umuntu witaba wenda w'ingenzi ukagira vuba vuba, ubundi ugahita ugaruka, mbese ukagaragaza yuko nawe icyo kintu ukoze ari ikintu kigutunguye ndetse ari n'ikintu utari wagambiriye, ubundi ugahita ugaruka ukajya mu bandi, igikorwa kigakomeza. Burya aho ho wenda uba werekanye ko uri smart kandi ko uri guha agaciro abantu muri kumwe. Icyo gihe rero abantu nabo bazakubaha, kandi ko kuzarebe abantu bari smart, abantu basobanutse, ntago ajya muri telefone mu gihe ari kuganira n'abandi bantu. Reka iki kintu mukitondere, iki kintu kitugaragaza nabi mu bandi, kuko ntago ari cyiza. Ikintu cya kane kigaragaza umuntu nk'aho ari umuntu uciriritse kandi afite ubwenge buri hasi, ni ikintu cyo gukwirakwiza ibihuha, ndetse ukabona urabishyigikiye rwose, uri proud yo gukwirakwiza ibihuha muri sosiyete. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane, cyangwa se amakuru adafite gihamya. Burya ni wisanga uri mu bintu by'ibihuha, nawe uri kuvuga ibintu by'ibihuha washishikaye, burya jya umenya ko abantu bari kugufata nk'aho uri umuntu uri immature, cyangwa se uri umuntu udakuze mu mutwe, mbese uba uri umuntu uraho uciriritse. Nawe ibaze uri kwisanga uvuga mugenzi wawe wenda wagize amahirwe makeya, amagambo muri make, amagambo atubaka. Ibyo ngibyo ni ibintu bibi cyane, kuko nabo ubwiye izo nkuru barakumva yego, ariko babona yuko uciriritse, umuntu wishimira kuba abandi batsinzwe cyangwa se abandi bafeyirinze, ndetse baba babona yuko utazi uburyo isi ikoramo, kuko ibyo bintu ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bitari inkuru rwose wagakwiye kuba uvuga, kuko ibyo ni ibintu bibaho buri munsi. Umuntu umunsi aratsindwa, ejo agatsinda, uyu munsi ajya hasi, ejo akazamuka. Ibyo ni ibintu bisanzwe, niko iyi si iteye. Ubwo rero umuntu ukumvishe ahita yumva ikintu wagize big deal, akumva uri hasi cyane. Cyangwa se ugafata inkuru yabaye we ukayishyiramo ibikabyo, ndetse ibyo bikabyo ushyizemo bikaba byateza n'umwiryane mu bantu. Namwe murabizi, hari umuntu ufata inkuru, ufata akantu gatoya kabaye akagagira ikintu kinini, agashyiramo utundi tuntu, ndetse bikazarangira bibaye skandale, bikazarangira abantu bacitsemo igikuba hejuru y'iyo nkuru washyizemo amakabya nkuru, kandi wenda ari n'akantu kari koroheje. Ibyo bintu rero burya iyo bikoze, abantu bagufata nkaho nta kintu ugira cyo gukora, nta kintu ugira cyo kwitaho, ahubwo ibiba bigushishikaje ni ibintu bidafite umumaro. Ibiba bigushishikaje ni ibintu byabaye ku bandi kurusha uko wowe waba ushishikajwe n'ibyawe. Muri make nta gahunda uba uragira. Ibaze nko kuba uri mu bantu, wowe ukaba ushishikajwe no kuvuga inkuru y'uko couple kanaka na kanaka batandukanye, akaba ari byo bintu wumva bigushishikaje, akaba ari byo bintu wumva uri kubagezaho, akaba ari byo bintu wumva wabwira abantu, kandi ukabivuga wishimye cyane, ubona rwose uri proud. Icyo gihe abantu muri kumwe bahita babona, bavuga bati ayayaya, burya nta kantu karimo. Ndetse babona yuko uyu munsi uri kubabwira ibyabaye kuri runaka w'ibunaka, ariko bahita babona yuko ejo uzaba uri kuvuga abo bantu muri kumwe. Niyo mpamvu batangira kugenda bagushiraho gahoro gahoro, ukazashiduka nta muntu musigaranye, ndetse abantu bose bagufata nk'umuntu utagira ubwenge, nk'umuntu uri hasi. Niba rero wakoraga ibi bintu, bicikeho aka kanya tuvugana. Ikindi kintu cya gatanu kigaragaza ko uri umuntu uciriritse, uri umuntu ufite ubwenge hafi ya ntabwo, ndetse public ikagushiraho, ni ikintu cyo kudashobora gukontorora amarangamutima yawe. Akantu karabaye gatoya, nkaho wagashatse uburyo ubyitwaramo, nkaho watuje, ahubwo ugasanga amarangamutima biranze, uhise usakuza, cyangwa se urarize, wenda ari n'ikintu kidakomeye cyane. Bavuga ngo umuntu arizwa n'ubusa, cyangwa se ugasanga urahungabanye mu buryo bw'imitekerereze, wenda ugasanga utaye control, kandi wenda ari ibintu byakabaye kuba ugira uburyo byitwaramo. Hari ibintu bishobora kukubaho ugata umutwe, ugata control, mbese emotion zikazamuka. Ibyo rwose bibaho, ibyo bintu twese muri rusange bitubaho. Ariko ese
aba ari ibintu bifite ubuhe buremere. Ngira ngo mujya mubona nk'abantu akaba ari gukoresha nka telefone arimo aracata cyangwa se nko kuri interinete, telefone yakwibanaho gakeya wenda igize nk'ikibazo runaka, ukabona arareactinze telefone ku buryo ashobora no guhita ayifata agakubita hasi. Icyo gihe reaction ye iba iri hafi na emotion ze ziba ziri hafi cyane. Cyangwa se ugasanga umuntu yanditse nka message, yandikiye umuntu mu gihe ataramusubiza wenda ari busy ahuzemo, ukabona byamucanze, mbese amarangamutima ye ari hafi. Burya jya wiga gukontorora amarangamutima yawe, kuko burya nukoresha amarangamutima akaba ari yakuyoboye, bizarangira wisanze ahantu habi cyane. Ndetse burya iyo amarangamutima yawe ateye gutyo agaragara mu buryo bworoheje, uzasanga abantu batangiye kubihuza na nivo y'imitekerereze yawe. Uri mu gikoni uri gutunganya amafunguro, hanyuma icyuma kiragukase, wenda ni mu buryo bworoheje, hanyuma icyo ushyize imbere ni amarira, kandi wenda ni agakomere gatoya bitagombera no gusigaho n'umuti, ariko ugasanga amarira niyo abanje imbere. Icyo gihe burya uba wigaragaje nkaho ufite imitekerereze y'abana, kandi wenda uri umuntu mukuru. Nutiga gukontorora amarangamutima yawe cyangwa se na reaction zawe, uzasanga sosiyete ikubona nkaho ufite byinshi byo kwiga muri ubu buzima. Ikintu cya gatandatu kigaragaza ko ufite imitekerereze iciriritse, kigaragaza ko imitekerereze yawe iri hasi, sosiyete ikakubona nkaho uri umuntu uciriritse, ni ikintu cy'imyambarire itagendanye n'ahantu uri. Iki kintu ntaranakivugaho, ngira ngo mujya mubibona niyo ugiye nko kwaka akazi ahantu, wenda ugeze kuri examen ya interview. Akenshi iki kintu cy'imyambarire, ukuntu wambaye bigendanye n'akazi ugiye gukora, ni ikintu ba interviewers cyangwa se bari abantu baba bagiye kugukoresha interview bitaho cyane, kuko burya ni ikintu kigaragaza ese mu by'ukuri uri muntu ki. Ubwo rero urumva niba ako kantu bagatangira amanota, nawe wakabaye kuba utekereza uti ese burya nkwiye kwambara gute bigendanye n'ahantu ndi. Ese wowe urifashe, ugiye mu bukwe, abantu bakubisemo amasuits, abandi bashyizemo ya myenda y'ubukwe, udukweto twiza reka sinakubwira, hanyuma nawe utashye ubukwe ukubisemo deshire. Icyo gihe uba wakishe. Abantu mukorana mugiye ku mazi, wenda mufite trip, ubisemo udukabutura, udushati, twa dushati duhuhwa n'umuyaga, bafunguye ibipesi, twa dushati tuba turiho uturabo, za ngofero z'urugara, rinete kabisa zabugenewe, zimwe bambara muri ku mazi. Abakobwa bashyizemo udupikini, twa dukweto dufunguye barimo barya isi, hanyuma nawe ukahahinguka nitise watebeje rwose, wambaye na nshongo, mujyanye ku mazi. Ese wowe burya udakabije uzatekereza ko abo bantu bazagufata gute? Bazibaza bati se aha uje ni muri ofisi, ahantu uje urahazi neza? Iki gihe ni hahandi bazatangira gutekereza ese ubundi imitekerereze yawe imeze iti. Usange abantu batangiye kugenda bagushiraho gake gake, babona mu by'ukuri nta mitekerereze mizima ufite. Ikintu cya karindwi kigaragaza ko ufite imitekerereze iciriritse mu bandi ndetse bikugaragaza nabi, ni ikintu cyo gukoresha uburyo bwose bushoboka, cyangwa se ugashyiramo imbaraga zawe zose ngo kugira ngo ushimishe abantu cyangwa se wemeze abantu. Ahangaha ni cya gihe uzasanga akenshi uri mu bantu uba uri kuvuga uburyo imitungo ufite, uri kubaganiriza uburyo urenzemo, ndetse rimwe na rimwe ushyiramo n'amakabyo kugira ngo abantu bumve ukuntu urenze, baguhe attention, mbese unirarira ibintu bitari byiza habe na gato. Burya iyo uri kumvisha abantu uburyo urenzemo ngo kugira ngo ubemeze, niyo byaba ari byo rwose unarenze koko, ntago aba ari byo bari kureba, ahubwo baba bari kureba ibitandukanye n'ibyo uri kubabwira.
ndetse baba babona ufite ubwenge bukeya, baba babona nubwo bwose waba ufite ikintu wagezeho, ariko burya baba babona nk'aho ukennye mu mutwe, baba babona ufite ibintu byinshi byo kwiga kuri iyi si, cyane ko burya iyo urenze ibikorwa byawe nibyo biba bigomba kukuvugira kurusha uko we wabivuga, kuko iyo wihaye ibintu byo kubivuga ahubwo abantu bakubona mu buryo butandukanye n'ubwo uri kuvugamo, bakubona nk'aho uciriritse, bakubona nk'aho n'ibyo ufite nta kintu bikumariye, kuko uri uwo kwiyemera gusa, bigatuma bataguha agaciro gakwiye nk'ako wakabaye kuba kagukwiye, ahubwo bakakubona nk'aho uri umuntu uciriritse. Nkubwira ngo niba ubona iyi video cyangwa se ibintu hari ikintu bigufashije, kanda kuri subscribe, ushyire n'igitekerezo cyawe muri comment ukuntu byumva. Nshimira n'abantu mumaze gukora subscribe kandi mujya munyandikira mukambwira uko ibintu bimeze. Muri abantu b'ingenzi cyane kandi byose nimwe tubikesha. Ciao, reka duhure mu kiganiro gikurikiye hano kuri Ibanga Entertainment. Bye bye.